dusuhuze abizera n'itorero rya Muhima. Ndababona noneho n'abamararungu baje. Irungu tumaranye iminsi tutababona, hobe kandi Yesu ashimwe. Ariko se mwari mwaragiye buriya uwabaza umwe ku cye giti yasubiza ngo yari yaragiye. Kera mama niwe nirukankaga murushije amaguru akambwira ati iruka genda, ariko hari icyo nzi ni kimwe, gashiga irakugarura. Mwarirutse mudiridiri imipaka murahuranya uturere murasimbuka, ariko gashiga dore yabagaruye muje kwenda iki. Ubu rero mwaje kandi munashaka guhita mwigendera rero. Oya, reka rero murebe icyabahejeje iyo. Ubu nta kunshika rwose. Ubu muranshikira he? Umva ko muzi kwiruka, ngahiruka ndabe umugane w'abantu, iruka ndebe. Uyu munsi ntabwo murabishobora kwiruka we. Yesu yakinze yakinze utuyira mwanyuragamo twose, impurizo mwaseseragamo, izuba rirenze yakubiseho ibifunguzo. Ahasigaye rero nimutuze, mwicare rero, nimwicare. Ndarambura amaso nkabona abizera b'itorero rya Muhima noneho barahari. Mwaje rwose, Imana ihabwa icyubahiro. Nukuri muranejeje, n'uwabareba byo nyine akihorera basi mwatahana ibyo ngibyo. Uyu munsi saa 8 amakorari yose abaririmbyi mwese hatabuze n'umwe, keretse uw'abayobozi barangura bati uyu umwihorere ntawe uhari kubera iyi mpamvu. Ariko amakorari yose uzi ko aririmba, akaba ari muri korari zakiriwe n'itorero, hari umuririmbyi. Noneho twumvikana, ndahamagara amazina, izina ku izina, korari kuri korari. Nta numwe nshaka kwabura. Ni mukanya rero, ni minota mike cyane, ntabwo ndongera kubatinza nka cyagiye. Ejo abagore n'abagabo, umugore n'umugabo we bicaranye ahangaha mu rusengero, zabasangemo. Uzi ko ari umugore akaba azi ko ari umugabo, we n'umugore we nzasange bicaranye aha mu rusengero. Pierre nibyo? Aha mu rusengero. Umugore ni iki? Uzi ko ari umugore, undi akaba ari umuki. Niba uzi ko uri umugore ufite n'umugabo, ukaba uri umugabo ufite umugore, ejo shorera shiraha mu rusengero. Shiraha mu rusengero rero. Shorera shiraha mu rusengero. Gayo nguko. Maridi kuwa gatatu saa 10 ya ayo kunyibutsa isaha saa 8. Ntabwo nagenda bivuga. Ejo ntabwo ari saa 8, ni saa 7. Ejo saa 7, uyu munsi niho saa 8. Ejo saa 7 umugore n'umugabo ahani. Saa 7 zuzuye hano, kuko bo bagomba saa 7, kuko tuzaba turi gusana hashenywe n'intambara. Hari intambara imaze imyaka 20,
hari maze imyaka 30, hari intambara igishushi ari gitangira, ngira ngo ejo yo inizana tugora cyane. Intambara igitangira ibikeneye kwimara gahinda, intambara zishaje nazo ziragorana. Ariko ejo saa 7 hano mu rusengero, abasore n'inkumi saa 10 kuwa gatatu w'isabato, saa 10 uzi ko uri umusore ukaba uzi ko uri inkumi utarashaka, hano mu rusengero. Hanyuma kuwa gatanu w'isabato uzi ko ari umukozi w'itorero wese, uzi ko afite icyo akora mu itorero, uzi ko afite inshingano mu itorero, yarabitorewe abashize ibiganza hejuru, kuva ku mwanditsi w'ishiryo ku isabato, umwanditsi wo mu mutwe mu gihande, abaririmbyi, abajiya bambaye wa mwambaro w'itorero w'ubushefu gide, abo bose nibafite inshingano mu itorero, ntazabure n'umwe. Tuzahurira hano mu rusengero. Ntabwo ndabisubiramo, ibyo birarangiye. Itangazo turarirangije, asigasige kwishira mu bikorwa. Mukanya rero amakorari mwese turahurira hano, reka dukore ikituzana, hanyuma ibindi tubizaho mukanya. Tugiye kureba isomo rivuga ngo umuhanuzi wageragejwe. Umuhanuzi wageragejwe. Umuhanuzi wageragejwe. Wahuye n'ikigeragezo. Dufite inshingano zitandukanye mu itorero ry'Imana. Dufite ababwiriza, dufite abakuru b'itorero, dufite inshingano nyinshi sinakurirwa nzikurikirana. Dufite abapasitoro, dufite aboroheje n'abakomeye. Ariko kuba umuhanuzi ni ikibazo. Uyu muhanuzi witwa Ezekeri, wari umuhanuzi ukiri muto. Ntabwo yarakuze ngo abe yari umusaza nk'aba Yeremiya, nk'aba Yesaya n'abandi. Ni umuhanuzi wari ukiri muto. Muri icyo gihe bisa naho Imana yashaka gukoresha abahanuzi bakiri abasore. Igihe Daniyeli yari gukorera i Babuloni, Ezekeri yari yasigaye hariya mu basigaye batajanywe i Babuloni. Ezekeri rero arahanura nk'uko Uwiteka yari yamutegetse. Ariko umunsi umwe Ezekeri ahura n'ikibazo. Ararongora kuko yarakiri umusore. Kandi arobanura umukobwa mwiza mu Isirayeli, uwo yitaga mwiza utangaje. Amugejeje mu rugo, bakiri abageni. Ijambo ry'Uwiteka rimuzaho, Ezekeri haguruka ugende uje kubwira ubwoko bwanjye, babandu nita abo mu nzu y'abagombe, genda ubabwire uti uku ni ko Umwami Uwiteka avuze ngo haguruka ugendere. Ezekeri akabwira Uwiteka tumva, Uwiteka nawe wingerageza. Urangeragereza iki? Wabona ute ko nasiga uyu mukobwa ahangaha? Ntabwo ureba ukwasa? Namusiga aha nkagenda nte? Hari igihe Uwiteka nawe wiyenza. Waretse ubugeni bugashira, waretse nkabanza ngishimana n'uyu mukobwa. Uwiteka abwira Ezekeri ati ndakwinginze Ezekeri, genda uburire ubwoko bwanje. Ezekeri ati nanje ndakwinginze Uwiteka, nanje ntabwo ndamusiga ahangaha. Namusiga hano nte? Ko ndava ahangaha, ko mbona abantu b'abasore bari kuza kudusura ahangaha, umenya nzasanga baranguye nabi. Ntabwo ndagenda. Nkubwiye yuko ntagenda rwose.
kugeza ubwo Uwiteka mubwiye ati noneho Ezekiyeli, noneho ugiye kugenda rwose, ubuho noneho uragenda. Kandi ubwo wanze kubasanga iriya nagutumye, ngiye kubahamagara bazi wawe, ugiye kubabwirira hano iwawe mu rugo utavuye hano iwawe. Kandi icyo ndabanza gukora ni iki? Baraza bahurujwe no guhamba, nta kindi. Ubwo udashaka kugenda, wagiye kubahamagara baze bagusange hano. Kandi bagiye kuza baje gushingura, kandi uwo barashingura nta wundi, uwo wahozagaho amaso yagiye byarangiye. Nirwo rubanza naciye. Ngiye kugukiza ibisitaza, maze uhaguruke ugende ubwirize. Kandi dore nejo mu gitondo, ntugira ngo biratinda, nejo kandi uyu mukobwa wawe ngiye kumugukiza. Kandi icyo ndagusaba ni kimwe, ubwo yaramaze kurambarara hasi, utwikire intumbiye neza, uhamagara utabazi baze bagutabara. Kandi wambara ikoti rya gihanuzi, kandi wisiga amavuta y'abahanuzi, kandi uri kumwenyura. Niwumva agahinda kagufashe ujuranihiramo imbere gusa, ntubigaragaze. Ndakwiyamye Ezekiyeli, agahinda nzi ko karakwica, ariko ndagutegetse ntuhangare kurira, ujuranihiramo imbere munda ntihagire ubyumva. Kandi bazakubaza bati none Ezekiyeli, kuyu umugeni yapfuye ukaba uri kwimwenyurira kuri guseka utambaye ibigunira, uzababwira uti uku niko umwami Uwiteka avuze ngo mugiye kuzababara kandi ntimuzabona uko murira. Ntabwo Ezekiyeli yarakibashije gusubiza inyuma ubuhanuzi bw'Uwiteka. Noneho niko byagenze. Umuhanuzi wageragejwe. Hirya yaho yamaze gushingura byarangiye. Ezekiyeli rero waje guraryama urukwigaragura ufite umugeni mu nzu, ngiye kugura indi tegeko, ngiye kubabara. Noneho ngiye kugutegeka, genda ufate ibigori, ufate n'ibishimbo, ufate n'ingano, ubicucume, ubivangire hamwe mu nkono imwe, kandi ubiteke muri rompuwe, aho bahurira, aho banyura bagiye mu isoko, mu nzira nyabagendwa, aho amayira ahurira, ucinjemo amashiga, utekemo inkono yawe, uvangemo ibyo byose, kandi utekeshe amabyi yabo. Aho baneye uyora amabyi yabo ari utekesha. Nuko rero iki nuko gitungure mu nkono, ibintu bibanukire. Bazakubaza bati yewe Ezekiyeli we, ibintu biki wakoze? Kandi reka nkubwire Ezekiyeli, uzababwira uti uku niko umwami Uwiteka avuze ngo kuko mwanze kumva mugiye kuzarira ibizira mu banyamahanga, nta uzabasha kubyibuza. Kandi Ezekiyeli atera hejuru ati ye baba we mwami Uwiteka ma, aho rero ntabwo ndabishobora, ntabwo nigeze kurya ibihumanye, none ayo mabyinda yayora nte? Ndabigenza. Yumvise kuboroga kwe, Uwiteka ati noneho ubwo uri kuboroga, genda uyore ibisheshe by'amase y'inka ari byitekesha. Kandi ibyo kurya nibisha mu kubirya uzaje urarya duke duke, kuko uzabirya uryamye, kandi uzaryama iminsi 300, kandi uzaryamira uruhande rumwe ntugahindukire. Bese wakwifuza kuba umuhanuzi? Benshi muri iki gihe bashaka ko bahanuzi, kuko abahanuzi bo muri iki gihe n'agafaranga, kuko arahanura mu ntoke ze bagashiramo ibikoroto. Oya, umuhanuzi nyawe nta mafaranga abona, ahubwo abona makuba. Nshuti nkunda, uyu muhanuzi mureba yarageragejwe, kandi inzira yanyuzemo niyo turasabwa kunyuramo natwe uyu munsi.
Ezekiyeli 37 niho ngeze. Natangiriye mu gice cya mbere ndazamuka ngeze muri 37. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Ezekiyeli 37 umurongo wa mbere. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka. Uho noneho yarasigaye arumva cyane. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka. Aramanura angeza mu kibaya cyuzuyemo amagufa. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho aramanura aransohokana ndi muri mwuka. Aramanura angeza mu kibaya cyuzuyemo amagufa. Anzengurukana aho yakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi aya magufa yari yumye rwose. N'amagufa yumye, kandi aya magufa arambaza ati, mwana w'umuntu we, mbese aya magufa ureba ashobora kongera kubaho? Aya magufa ureba bakongera bakaba abantu? Aya magufa ureba bakongera bakaba abantu? Ezekiyeli yasubije Uwiteka ijambo ritangaje, arabwira tumva, nta mwana w'umuntu wahangara kubimenya, ibyo ni wowe ubizi wenyine Mana. Ngewe uko ndeba aya magufa yumye atya ntabwo byoroshye. Ezekiyeli yashubije afite kwiheba. Ikibazo yarabajijwe cyari ikibazo kitoroshye. Kaho yandebere nawe aya magufa uko yareba yumye yabasha kongera kubaho aba bantu? Ezekiyeli asubiza n'ijwi ryumvikana ati, mwami Uwiteka, ni wowe ubizi, nawe njewe ntacyo navuga kuri aya magufa. Uwiteka aramubwira ati, Ezekiyeli, ngiye kugutuma rero kuri aya magufa. Ni wowe urayabwiriza, ni wowe urahanurira aya magufa ngo yumve. Aya magufa rero akeneye amagambo avuye mu kanwa kawe Ezekiyeli. Ezekiyeli, ikibwirizo ugiye kubwiriza nacyo ngiye kukiguha. Genda uyabwira uti, yemwe mwa magufa yumye mwe we, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Nshuti nkunda, ndashaka kubaza gutekereza kuri Ezekiyeli. Uwagushira imbere y'amagufa, ikibwirizo wategura uko cyaba kimeze. Amagufa yuzuye mu ntebe, amagufa yuzuye muri iki kibaya. Iki kibaya Ezekiyeli arebamo, ahagaze imbere y'amagufa yumye, kandi ntabwo yari amagufa abiri, za tatu, yari menshi cyane. Bibiliya iravuze ngo muri icyo kibaya, reka nibwira ko icyo kibaya cyari kiruta ubunini uru rusengero rwanyu. Ntabwo hano wahita ikibaya, cyari ikibaya kinini, amahegitari menshi cyane,
kandi yuzuyemo amagufa yumye. Ntabwo Bibiliya itubwira igihe aba bantu bapfiriye, icyo twerekwa ni aya magufa gusa. Kandi ntabwo babasha kumenya ko igufa ari umugabo cyangwa ari umugore, ni amagufa gusa, nta kindi. Noneho rero yahanurire, uyabwira uti nimwumve mwa magufa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Kandi ubwo Ezekiyeli nta matwi ari kubona. None ndavuga tumva, ubwo bafite amatwi barabasha kumva. None se igufa rifite ugutwi? Ariko ubwo rigiye guhanurirwa, wabona igufa rirumva kuko ubuhanuzi bugiye gusohora. Ezekiyeli rero ahabwa iki kibwirizo ngo genda ubwire aya magufa uti mwumva yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Kuko Uwiteka umwami aravuze ngo, kuko umwami Uwiteka avuze ngo, ukuri k'umwami avuga ngo mwa magufa mwe, dore ngiye kubashira mu mwuka mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashire mu mwuka, mubone kumenya yuko ndi Uwiteka Imana, ndi Imana yanyu. Dusubire inyuma twumve Bibiliya icyo ishaka kutubwira. Iki ni igihe Imana ikeneye abagabo nka Ezekiyeli, abagabo bujuje ibyangombwa, abagabo bagiye gutumwa mu magufa yumye. Icyo Ezekiyeli afite icyambere, yafashwe, yamanutse, yaje afashwe, yejejwe, ukuboko k'Uwiteka kwamugezeho. Imana ikeneye abagabo bagezweho n'ukuboko k'Uwiteka kubafashe, kubakomeje. Kandi nari mu mwuka, Imana ikeneye abagabo n'abagore bafite umwuka wayo ngo babashe kubwiriza amagufa yumye. Ntabwo Imana izatuma amagufa ku yandi magufa. Ibyo mubyumve neza nshuti zanjye. Ntabwo Imana izafata igufa ngibwire igufa ngumva wagufa wegenda ubwira yandi magufa. Ya soma Bibiliya wumve. Ahubwo iratuma abagabo yafashe ukuboko, kandi ukuboko k'Uwiteka kwageze ku muntu. Uyu muntu ahabwa imbaraga ya Mwuka Wera, kandi ahabwa ubutumwa bwumvikana. Maze Ezekiyeli ati mpanura uko Uwiteka yantumye. Ntabwo amagufa azazuka aruka hamagawe nandi magufa. Oya, hazaboneka abagabo n'abagore bafite imbaraga y'ijuru, bafite Mwuka Wera, kandi bari guhanura ngo uko Uwiteka yabatumye. Ntabwo Imana ikeneye bwa butumwa bwa mwene mama, bwa mubyara wawe, bwa boss. Ubwo boss arimo ndabwiriza ibyo kumunezeza. Ahubwo nabahanura uko Uwiteka yabatumye. Umva uko Ezekiyeli avuga, nuko mpanura uko Uwiteka yantumye. Ndi ku murongo wa 7. Nuko mpanura uko nategetswe, nuko mpanura uko nategetswe. Ezekiyeli ntabwo yahinduye imvugo. Amagufa yayise amagufa. Ntabwo yavuze ngo yemwe bana b'Imana, nshuti z'Imana, mwabataha juru mwe, ijuru ni iryanyu, dore mumaze ibyumweru mutagera hano, cyakora mwagize akazi kenshi, munara abana b'Imana. Oya, yabise amagufa. Kandi muri iki gitondo wakwita igufa uburakari bwaza. Icyakugize igufa sinkizi. Kandi ayo magufa yari yuzuye muri iki kibaya. Bibiliya yanjye irambwira ngo Ezekiyeli arahanura ngo yemwe mwa magufa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka asezeranira amagufa. Mwa magufa mwe we,
nimwumve uwiteka aravuze ngo agiye kubateraho imitsi, abakwizeho inyama, abatwikiriza uruhu. maze mpanura uko nategetswe n'uwiteka, ngihanura. Ezekiyeli aravuze ngo ngihanura, ntabwo yahagaritse guhanura, ahubwo ngihanura habaho guhinda, boni isi iratigita, noneho amagufa araterana, igufa risanga irindi gufa ryaryo. Aya magufa ashobora kuba yari ari kumva, nuko ngihanura hibwira ya magufa, mbona habayeho kunyeganyega, ikibaya kiranyeganyega, nuko mbona igufa risanze irindi gufa risanga ryene waryo. maze amagufa abaraje, maze amagufa abarateranye, maze amagufa aregerana, igufa risanga ryene waryo. ngaya magufa yateranye, gufa ryasanze irindi. Amagufa yicaye akurikije uko agomba kwicara. Igufa risanga irindi ryene waryo, kugeza niryagiye ku mucaca hejuru ntihagire risigara. maze ayo magufa maze kwegerana, andi masezerano abaho. aya magufa ntaye n'inshingano wayaha. cyo gituma usanga bidukomereye cyane. igufa ryo muri korari ryasanze irindi ryo muri korari, igufa ry'idiyakoni ryasanze irindi ry'idiyakoni, igufa ry'irijiya ryasanze irindi rijiya, ariko ari amagufa. amagufa yumye, mu bitekerezo yarumye, mu mubiri hose arumye, nta byiringiro agira ayo magufa. igufa rihuye n'irindi gufa rero nta mahoro araboneka. igufa rikuramukije, igufa ryagusuye, igufa ryakuririmbiye, abapasitori bari gusezeranya amagufa, igufa risezeranye n'irindi. abakuru b'itorero bamaze kuriranga, henga ayo magufa marana amezi 2 gusa, wumva ibyo amaze kugeraho, azaguhe raporo. amagufa asanga yandi magufa yene wabo, igufa risanga ryene waryo, maze amagufa amaze kwegerana, amagufa yere mvise uhanuzi w'Uwiteka, amagufa arasangana, amagufa aregerana, igufa risanga irindi, iryo kukaguru rija kukaguru, iryo kukaboko rija kukaboko, iryo kugahanga rija kugahanga, iryo kumano rija kumano, amagufa rirambura abaho ngaho. Uwiteka aramburaho imitsi, aramburaho imitsi, imitsi y'urutirigongo, yo ku maboko, yo ku maguru, yo mu mutwe, imitsi yo hose 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 hose. arongera atwikirizaho inyama. amaze gutwikirizaho inyama, atwikirizaho uruhu. uruhu rumaze kuhagera, hahinduka ikindi kintu. Ezekiyeli yavuze amagambo atangaje hari ati, nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi iratigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo, nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa n'uruhu. ijambo ribabaje, ariko nta mwuka w'uruzirimo. Bibiliya zanyu zivuze ngo nibyo? zari ziraho, noneho amagufa arahindutse, ntakiri amagufa, noneho zibaye intumbi zibyibushe, zifite inyama, zifite n'uruhu rwiza, uruhu rwiza rumeze neza, ariko ntizigira umwuka w'Imana. muri iki gihe
ubu buhanuzi bwa Ezekiyeli niho bugaragara neza muri iki gihe cyacu. Aho twageze mu itorero twarabaye amagufa, twaragongoranye, twarashize, Uwiteka akaduteraho imitsi, akaduteraho inyama, akatwigisha kurya neza. Yemwe hano bari kurya sezame, bari kubigisha imirire myiza, imyambarire myiza, kwiyuhagira neza, gufata umubiri neza, igikoma cya mu gitondo, amatunda, imboga, byangombwa, barabyibushe, bafite uruhu rwiza, ariko ntibagira umwuka w'Imana. Izi ntumbi noneho zo ntizishobora no kumva. Amagufa yarafite amahirwe yo kumva, ariko nshuti zanjye, izi ntumbi zo, izi ntumbi Ezekiyeli areba ntabwo zari zishoboye, ntabwo zari zishoboye kumva. Hari hakenewe ubutabazi budaturutse ahandi ahari hose keretse ku Mana. Izi ntumbi nta no kwinyagambura, noneho birarangiye. Yasomo ryo mu byahishwe ngo wibwira kuriho utazi kuri intumbi. Intumbi ndiyumva umubabaro, intumbi ndiyumva agahinda, intumbi iraho ifite ibiro byinshi, iraremereye, ariko ntizi ko ari intumbi rwose. Noneho mwana w'umuntu, ziyuko izi ntumbi zitabasha kumva, noneho niwo usigaranye umurimo. Hanurira umuyaga, noneho hamagara umuyaga, hamagara umwuka, aze mu mirambo, aze mu ntumbi zibone kubaho. Imana ikeneye abagabo n'abagore bazi guhamagara imbaraga ya Mwuka Wera ngize mu ntumbi zizuke. Bigisha, baririmbye, babwiriza, mukeneye kuzuza ibyangombwa. Kuko k'Uwiteka kutabariho ntabwo muzavuga ukuri kw'Imana nguko kuri. Mutari mu mbaraga ya Mwuka Wera, aya magufa ntimuzayateranya. Muzavuga amagambo y'ikinyabupfura, amagambo yo kunoza urugendo gusa, amagambo asesereza ku bintu binejeje, amagambo atagira uwakanga. Bizera bana b'Imana, muragahirwa n'Imana, ijuru ni ryanyu, murenda kugenda bidatinze. Yemwe kugaruka kwa Yesu ni iki? Ngaho musubize twumve. Kugaruka kwa Yesu ni iki yemwe? Mbese ni hame ridakuka ni iki? Mifemo. Uri kumva batabizi se? Uri kumva hari icyo batazi? Ubwo ijuru si ryabo se? Twahamagara kugaragaza itandukaniro rwose, ariko se iki kinyuranyo muracerekana mu mibereho cyangwa na karimi? Kugaruka kwa Yesu ni ihame koko ridakuka, ariko se ubwazaza murabihamya ni ukuri koko, ntabwo ari akarimi. Nshuti nkunda, iki gihe gikeneye abagabo n'abagore bafite imbaraga ya Mwuka Wera ngo bazure amagufa asubire mu mwuka. Iki si igihe cyo gushesha abantu tubabwira amagambo yo kubanoza gusa. Si igihe cyo kubaka ubushuti butagiye mu ijuru. Iki si igihe cyo gutanga ruswa mu by'umwuka ngo noneho abantu batikanga. Iki ni igihe cyo kubabwiza ukuri. Ezekiyeli yahanuriye amagufa ayabwira uko Uwiteka yamubwiye. Nshuti nsanzwe, nshuti nkunda, dukwiriye kuvuga uko Uwiteka tubwiye. Maze mpanura uko Uwiteka yantegetse nanone. Gihanura aho guhinda k'umuyaga. Maze umuyaga uraza, uza muri za ntumbi, zirahaguruka ziba nzima. Maze mpanura, arambwira ati hanura umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku ni k'Umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine by'isi,
maze uhuhe muri iyi mirambo. Ngwino uhuhe mu mirambo kugira ngo ibeho. Mwuka, ngwino uhuhe mu mirambo kugira ngo imirambo ishobore kubaho. Nshuti nkunda, nta kindi kizakiza iyi mirambo keretse Mwuka w'Imana ni uguhe guhuha muri iyi mirambo ngo ibashe kubaho. Maze mpanura uko nategetswe, maze umwuka uyinjiramo. Umwuka uyinjiramo. Nuko iyo mirambo noneho ibaho, ibibayeho, ibigize ubuzima, itangira kunyeganyega, maze biremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, aya magufa wumva nakubwiye ni ab'inzu y'Abisirayeli. Niba bumye, niba bagenda bavuga bati, dore amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu byaraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kubakura mu bituro byanyu. Umuntu wese afite igituro arimo. Hari abari mu bituro by'ubwoko, hari abari mu bituro by'ubukene, hari abari mu bituro by'amagambo, hari abari mu bituro by'inzangano, hari abari mu bituro by'ubwibone, hari abari mu bituro by'uturere, hari abari mu bituro by'idini, hari abari mu bituro by'amakorari, hari abari mu bituro by'inshingano. Umuntu wese afite igituro cyamubujije kwakira imbaraga ya Mwuka Wera. Uwiteka agiye kubakura mu bituro byanyu. Uwiteka agiye kudukura mu bituro twahezemo byatubujije kwemera Imana nk'umukiza wacu, kugeza igihe igituro cy'idini kikubuza kwakira Yesu, igituro cy'inshingano, igituro cy'akarere ukomokamo, igituro cy'amashuri wize. Nshuti, ibituro bimaze kugwira byagushije abana b'Imana. Igituro cy'ubucuruzi, igituro cy'amafaranga, igituro cy'ubukene, igituro cy'imyenda. Umuntu wese afite igituro kimuhejeje munsi y'Imana. Ibyo bituro rero, igituro cy'ubwibone, igituro cyo kwishira hejuru, igituro cy'ubugome, igituro cy'ubugugu. Narebye kuri raporo yayo. Pasoro, sinzi ukuntu raporo zamucitse, mba ndarebye ku meza, nuko ndareba nsanga abizera 2,200. 2,200 ngo abatanze icya 10 ni abantu 21%. 2,200 by'abizera n'amagana ageretseho. Ngo abatanze ikiragira 10 barambuye intoke zabo, banditswe muri resi ngo ni abantu 400 ngo na 70 ingahe. Abantu 1,700 bo bibereye mu itorero bameze nk'indege ya. Izi ndege ya kwa badogiteri bahari, noneho bize kubaga ngo bakureho indege ya. Izi ndege ya mwazihaye muganga akazica rwose. Ururege ya harya indege ya murazizi? Ururege ya n'urutoki rwakangahe? Muri gahunda y'Imana ikiganza cyahawe intoki zingahe? Nubwo ari ngufi ariko nizo. Umuntu umwe yarambwiye ati, ariko uziko intoki zawe ari ngufi?
ni ngufi ya se burya ati cyane, ati birakabije rwose. ntizana izawe turebe. Izawe zifite ingingo zingahe? Zifite ingingo zingahe? Pie, intoki zawe zifite ingingo zingahe? N'eshatu. Ko nanje ari eshatu. Ndamureba, ndizana turebe bari ingingo zigize urutoki rwawe ni zingahe? Tuzi ko ari eshatu. None se nagize ngo izawe ziragira ingingo esheshatu? Ikiganza cyagenewe intoki eshanu, hanyuma ibyago bikavuka, hakaza ururegeya. Urutoki rwa kangahe? Urutoki rwa gatandatu. Wishe gahunda. Uru rutoki rero rwa gatandatu, mu mirimo yose uzakora, mu mirimo yose uzagenza ute? Uru ruregeya ntacyo ruzakora. N'igihe uzaba uri kuyora amazi ngo ukarabe, ururegeya nta kindi ruzakora kiretse kubangamira guterura amazi ngo ukarabe. Uru ruregeya ntabwo ruzazana amazi. Igihe uzaba uri guhata ibirayi ufashe icyuma, uru ruregeya ruzaba rwirebeye nk'ahari hirya, gori rwasimbirimo. Ariko uzarebe ururegeya iyo ruri kunyunyusa rero niko ruryaga mbere, kuko nta kazi rwakoze ruba rwibereye ruca ruri kwirira gusa, ruba rurusirimu rwose. Uzarebe n'urwara rw'ururegeya ntirugira itaka. Nta itaka ryagiyemo kugira rute, rwibereye aho ngaho. Izi ndegeya ziri hano iwanyu, indegeya 1900. Ariko indegeya ngo ziraba nyinshi gaye. Bega indege. Ariko Muhima, iyi Muhima mureba, none tribine are ndi guhenge ziriya ku mucaca. Ngabariya bihangane, ntabwo ari mwe ndegeya. Indegeya zatangiye kwicara hano imbere, zatumye muticara hano imbere. Kamabwire nshuti nkunda, nta kintu kibabaza nko kubona urusengero rwuzuye imbura mumaro, imbura mukoro, imbura kimazi, imyanya ikuzura. Bati nyemwe n'ibihumbi bingahe Muhima? N'ibihumbi 2. Mubaha urugero mukurikije ibihumbi bingahe? 2. Maze babandi 400 bakikorera imirimo y'indegeya zose, bakanga bagatsindwa, kuko indegeya zikurura zimanura ndizizamura. Ukemera ukaba indegeya mu itorero, ukemera ukaba imbura mumaro mu itorero. Ku Muhima bari kugororera basaruye umukecuru uri kugendera ku kibando, yaje hano imbere aje guca urubanza, yaje gucira urubanza abantu bicaye mu iri teraniro, kugira ngo yurure hariya hari hake tugafata. Nyabuna mureke azama. Ayi sendege yawe kandi nyirandege. Ukaba indegeya mu itorero ntacyo bikubwiye. Nibubaka ejo nugamye imvura hano, ya mvura je yose yansanza nicaya. Nabonye filime yarira. Mufite akazi baga ziguhengeza. Ntabwo namara icyumweru hano ntari nahengeza ngo menye imiterere yanyu. Ubu noneho kumbesha byabagora. Ariko umenya harimo n'impunzi da, aba nabizerara.
oye aba nabizera ibintu bya bihumbi 2 ibintu bya bihumbi 2 ibi bihumbi 2 ibi bihumbi 2 wowe ubirebye ntiwagira icyizere ibi bihumbi 2 byisize amavuta byose byakarabye ibihumbi 2 byose byambaye inkweto izi si inkweto ra izi ntabwo ari inkweto ubu se hari utashokoje muri abo uwabakuramo imipira gusa agakuramo inkweto zonyine zakuzuzura urusengero ukinze hari uti mwese ibirenge gusa asigaye mugashyiraho abacuruzi bacuruza inkweto Pierre izi nkweto ntabwo zakuzuzura urusengero izi nkweto izi nkweto izi ngizi izi nkweto ntabwo zakuzuza uru rusengero izi nkweto uwazikuramo zikaba 10 cy'uku kwezi ntabwo mwatsinda urugero nigeze kubwira abantu b'Imana hari Nyamirambo nababwira nti ku uyu munsi w'isabato uwavuga ko urugero ari imigati mwaraye muguze nimugoroba maze inyanya mwaguze amapapayi n'amatunda imigati n'ubuki byose mukikorera mukarunda mu rusengero bagashiraho buranjori y'itorero alimentation y'itorero bakagurisha itorero ryarara rikize rwose uwafungira hariya Nyamirambo agafungira hariya aha ku Muhima agafunga ati mwihangane dore umubwiriza agiye kugenda n'amaguru asubire wabo n'amaguru namwe muje mu ngo zanyu n'amaguru hanyuma dushaka abakiriya bibi bibando mugendera aha ngaha iri torero ntabwo ryagera ku rugero habaye urukundo mvajuru twese tugataha n'amaki njyewe ndi kubona iri torero ryarara ritsinze njyewe ubwo se ndi kubesha ubwire amagufa yumye uti nimwumve ijambo ryande urahangara ukabigufa ryumye ubuhanuzi bugatambuka ndiwumve ubuhanuzi bugatambuka ndiwumve ubuhanuzi bugatambuka ndiwumve ukumira muri Kigali ahubwo murashira mu gaciro inzu ayinzu cya ayumutekano urupapuro rwaraye runsanza ngo umutekano bawongeje umuki ngo ni 1000 cy'umutekano ngo babongeje narindi gusoma nyine uko bagiye barongeza umuturage ni 1000 cyazamutse akabutike akaburanjori ni 2000 uruganda urusengero amafarumasi manini amadepo ni 5000 none ushobora kuba ufite urugo ufite depo ufite farumasi no ku rusengero noneho no ku ishuri umwana ntabwo ariga mu kigo cy'abashenzi umwana banaka niko umugore akakuraza kugira ati umwana wanje ariga mu kigo cy'abashenzi kubera iki kwa Pierre bandusha ikigewe umwana wanje nawe araja muri kira kigo cyitwa ngo iki ntabwo nzizina araja muri Green Hills araja muri Green Hills kandi ntabwo azataha nk'abana b'abashenzi nawe azataha mu modoka nk'abana b'abagabo urashaka kuba umugabo uzarimbuka
utwana dutoya twariho tuganira, bamwe biga mu kigo gikomeye abandi mucoroheje. Abana bavuganye ijambo ryantangaje, sinzi aho barikuye. Bamwe atumva nubwo tudahuriye mu kigo cy'ishuri, umunsi twarangije twese tuzahurira mu kigo cy'amahirwe tuzareba. Ikigo cy'ishuri ntabwo ari ikigo cy'amahirwe, ibyo byo mu byihorere. Maze paritsa aha mwiza ngahe, mwize hehe, yamwihembaga mu bibabi. Ndabyibuka mama ari kumvunyikira ibiryo, ye kwiga kuri ahitwa kuri Rwebeya, ni ikigo cyari kiri kure y'iwacu. Badupfunyikiraga mu bibonobono amababi. Hari igihe mama yapfunyikiraga amamera, amasaka, ati mwana wanje ugenda urahekenya mu nzira. Hari igihe nirirwaga amasaka y'abaturage, inzara ikangubitira ku ishuri. Asigaye hari aho twitaga muri Verube. Twajaga muri Verube. Twahitaga Verube kuvungirira. Twajaga muri Verube mvungirira. Konjigero Verube kuvungirira kwa kuja mu masaka yumye y'abaturage, ukagira ucukuzuza urushi ugaterera mu kanwa. Twize muri Verube kuvungirira. Twatunzwe n'amasaka. Uwiteka ati nonjeje abana ndabarera, bamaze gukura bagenza bate barangomera. Kuba muri Kigali biragusaba kuba ufite bije itandukanye niyo mu cyaro. Kuba Kigali no kugira inkweto zihanaguye, kuba Kigali no kuba mu nzu nziza, kuba Kigali no gukaraboga kwanoga, kuba Kigali ntabwo ugomba kugira amenyo ari misombe. Gomba kuba ufite brush yo koza iki amenyo, kudaseka mu mujyi watiza imboga uzizanye. Kuzanye imboga mu mujyi ukazizana mu menyo. Byantangaza mbonye umuntu w'Kigali afite imboga mu menyo. Namubaza nti si Kigali kuko weyo ugomba kuba ufite uburoso. Kwebwe wacu abaturage biriraga ibivuzo n'ibiteri kije. Agaseka harimo n'itaka rwose. Bikarangira kuko bose bafite itaka mu menyo nta kibazo. Ariko ibyo ntiwabyigisha ngo nibagira itaka, ubigisha kurikuramo. Kuba Kigali biragusaba ubusirimu, kandi ubusirimu burahenda. Ubusirimu wagize ngo nupfa kubugeraho burahenda. Niba ushaka guhendwa n'ubusirimu ngwino i Kigali. Ubusirimu bugomba amafaranga. Ubusirimu buragusaba bije. Kandi kuba umusirimu n'inzu atari yawe. Ejo mu gitondo batumva are ukwezi nto kwashize kiravuba. Uri hehe? Dango tata. Iyi nzu si na yarangoye. Yararuhije uzubaka yawe muri Kigali. Pereza rero. Ahubwo twayizamuye. Hari umwe nasanze bayizamuye bateganije nuramukuramo. Uzika inzu zanyu baje bazikodesha mu Kizirimo. Nyirinza akakwandikira ati oya ndasubira nibyanje nawe shaka ahandi utaha. Ibyo byose noneho ni Imana. Umva abana bati Faranka, umudamu ati gira bwangu muzehe faranga, amavuta yashize dore amacupa ngari, kandi sayo kwisiga gusa nayo guteka ntayo, kandi n'inyanya zashize, kandi ukiraho utereka nze telefone numve. Batumva noneho rero konte yawe kuri telefone nta kintu kirimo, ntabwo gihamagaye. Nuko rero ukiraho ukumva baraguhamagaye, nyirinza tumva mu gitondo kare saa moya nsanje amafaranga aho ngaho, umpereze borudero mbone ko wagejeje kuri konte. Ukiri muri ibyo ku isabato wahinguka hano Pierre tumva mwese amafaranga hanga mwese hadasigaye numwe muzane amafaranga dukora umurimo w'Imana. Mwese are karambizi korari Pierre yakunamuka korari ti mwese ko turaje Burundi mwese amafaranga hari.
iby'isi byose bikagukuba reka nkubwire ibyo ngibyo nta gihe na kimwe bizatudohorera, nta na kimwe, nta pansiyo bizaguha keretse igituro gusa. umunsi wagiye mu gituro ntuzaba uruhutse ibyo byose, naho igihe cyose ukiriho wibindegeya. Kwitwa umunyamuryango w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi ni ukuzuza ibyangombwa bagusaba. Niba ubinaniwe irembo rirakinguye, hariya abahoze bari kurarika. Ariya numvise idini rivuga ngo twebwe ntidusaba amaturo nta cacumi, kuko bazi kwiringirira isabaga icacumi n'iki n'amaturo. Ja muri iryo rafiki yangu ugi wambara agakanzu n'akagofero hariya bongo ni abanyamahoro ihute, ariko nabo uzababona. Na Satani ntapfusha ubusa ibintu bye, no kuba kwa Satani nawe agusaba amafaranga, niwe usaba menshi. Icupa rya byeri nangahe, irya mitsingi nangahe, ipaki y'itabi nangahe, indaya wayihangahe? Indaya wayihangahe? Indaya si wapfa kuyigira muzu nta mafaranga. Imana isaba amafaranga na Satani asaba make. Ni idini rya Satani ntiwareba mutafite amafaranga. Utese ute wa Satani waba yuko utagira amafaranga? Idini rye ntiwarishobora. Nawe akeneye amafaranga kuko abamwizeye bagomba amafaranga kubafasha mu byaha byabo. Ntiwashobora no kuba kwa Satani udatanze amafaranga. Aho waje hose nshuti yanje wahasanga icyo, n'urugo ruzagusaba amafaranga, n'urugo nirurorera nawe ubwawe uzayisaba. Ntabwo Kigali uzayiba mu n'amafaranga uyihaye. Utese arigiri hafi no kunanirana. Ntabwo umuturage wese azapfa kwibera muri Kigali. Hendi komeze zamura ama etage. Hano haruguru nahabonaga ngo ubu ni ibyondo gusa, abari bahari bagiye. Reka mbabwire rero, iri ni tangazo ribareba. Bacamigani w'umwami ngo aciye imigani, umwami agira ibibazo ndiyasinzira. Adasinziriye imigani y'agacamigani birashize. Ishize arahora. Umwami ati kutakivuga ati Nyagasani imigani kiri gushira ati niko kazi wasabye ko imigani ica imigani ni wanga baguca igihanga. Umugabo ati neko hasigaye umugani umwe ko ntarawugucira. Umwami ati nagutegetse guca imigani, nuwo umwe wasigaye wumbwire. Ati Nyagasani rero ubwo ushaka kugira ngo munyice, atereka ngubwire Nyagasani rero nawe ururiye abandi. Buriya rero hari abantu batareba ubuhanuzi, ururiye abandi. Buriya ugeraga haruguru sinabonye ejo bundi bari gucamo inkwi, nasanze abantu bari gutoragura inkwi, bari kuzuza imitwaro bagataha, bari gutunda inkwi hehe mu mujyi wa Kigali. Ururiye abandi. None niba baratunze inkwi ziri haruguru umuhanda, izo musi yawo zizabaho iteka? Ururiye abandi nawe Nyagasani ntabwo rukwibagiwe. Nguko uko Imana ituma umuhanuzi ngo abwire abizera, abahungu n'abakobwa b'Imana muri iki gihe bagomba kubwirwa amagambo y'ukuri bagahinduka cyangwa bakarorera. Kuko igihe kizagera ubwo azavuga batayiwe abayobozi ndo mwatubwiye rwose, ntabwo mwatubwiye iby'iki gihe, mwatubwiraga ibintu mu byoroheje, mwatubwiraga ko ntacyo bitwaye, mwatubwiraga ko ari amahoro, none amahoro mwatubwiye cyo numuyaduhe. Abatambyi b'i Yerusalemu bahuye n'akaga bamaze kwica Yesu, ngo baraye bamwishe iryo joro. Hari ibihumbi n'ibihumbi by'abarwayi baturutse mu bihugu by'amahanga baje gushaka muganga mukuru uvura, basanga ku cyumweru umukiza baraye bamwishe ntawuhari. Barambika imirambo n'inkomere bazirambika Yerusalemu, ngo abatambyi bikoreye amaboko ngo ayiwe, ngo wamutugarurira umunsi umwe aho nyine, ngo wenda akazura abangaba, wenda agakiza b'uyu munsi. Ngo barabavumye kugeza igihe nabo ubwabo bivuma, tumva twishuta zabura kudukoraho.
Abaroma 13 ndashoje. Abaroma 13 umurongo wa 10. Abaroma igice cya 13 umurongo wa 10. Nuko muje mugenza mutyo kuko muzi uko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Igihe cyo kuzuka tukava mu rupfu kirageze. Kwitwa umudivantiste utari umudivantiste igihe cyo kubivamo kirageze. Kwitwa umwizera utari we igihe cy'ibyo kirageze ngo tubivemo. Yesaya yabajije Uwiteka ati, Uwiteka twamaze mu byaha igihe kirekire, ahari no gukizwa ntabwo tuzi ko tuzakizwa. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo ngo gusa n'uwakijijwe kandi utarakijijwe ntabwo bisa no kuzimira, ahubwo no kuzimira burundu. Muve mu mihango, muve mu mafuti, igihe cyo kweza cyageze. Shaka kumva niyumve, udashaka genza ati arorere. Ntabwo Imana ifite ubukene bw'amafaranga yayo. Ayahe si munafite. Ntabwo Imana ikeneye bwa busabusa bwayo, ikeneye imitima yayo. Haravuga ngo none ngo Imana ngo isanga ishaka amafaranga, ngo Imana isaba amafaranga. Ubundi ukugira ngo Kigali nimwe mwayibanjemo, habayitangije babayitaka. Nimwe si mwayitangiye, mwaciye imihanda. Ubu buzu bushaje n'umuzi ko hari ababwubatse. Ubu mwashakaje amabuye, mubanyaho muri kwihisha. Inzu y'umugabo ifite amabuye 60 hejuru, imisumari yarashize, amabati afashwe n'amabuye n'ibibaho n'ibipine. Haraho ngera ariko nguyu ari mu nzu kweli. Uyu nawe ari muri Kigali. Ubahemba Kigali. Iyo badusanze iri iwacu ko tutagweruka ahantu mba Kigali n'amafiyeri me na hari mu nzu ishakajwe n'ibipine. Mba Kigali ubundi jewe mba Kigali. Yahinduye imvugo ariko henga nzaze ngusura wenyine. Hari mu kazu kagafuka akadeyi, ariko tudeyi turabamaze inarije kamere. Ntabwo Imana rero ikeneye utwo dufuka, ikeneye kubakuramo ikabajyana mu ijuru. Irashaka kutuvana muri aya mafuti yo hasanga. Umuyaga urahuha, imvura ikagwa ikakunyagirira hanze. Ayiwe none irabitembana byose. Mufata iryo bati, uzana irindi buye, uzana ikindi gipine, urambikira hejuru. Ayiwe no biramanutse byose we, ubwo suri mu nzu. Noneho rero Imana iri gushaka amafaranga yacu. Ufite iki? Kimana ikeneye ni umutima wawe. Ikeneye wa mutima wawe. Uko watanga utanze nk'ukuri. Ntabwo Imana izagusaba miliyoni, gusaba miliyoni 10. Izi kukennye kandi ibiganza bifunze ntacyo izabiha. Umukecuru wari urimo imyenda, umugabo yarapfuye asize imyenda, yarimo imyenda ya banke, amaze gusinzira ingwate baza kuyifata. Are madam, mugabo are dora amasezerano ingwate. Shorera aba bahungu bawe nibo ngwate tugiye kubajana. Iwe aririra umuhanuzi ati umuhanuzi we ati barabajanya we ati umuhanuzi mugenzi wawe yapfuye arimo imyenda. None rero abahungu banje barabajanye, ngiye kusigara nje nyine. Umuhanuzi amuza ati ufite iki?
mu rugo rwawe harimo iki? Atumva nta kintu kiriyo, harimo agacupa karimo amavuta make cyane. Umuhanuzi atumva agenda utira ibibindi n'ingunguru. Nta bibindi birimo ubusa ufite? Ati mfite kamwe. Ye tiriraho, tira ibibindi n'ingunguru, utira n'ibitango, utira n'ibidu. Mugiti bikira? Yabikunguru byani wanyu mubyitagira iki? Nibidomoro. Ibi mushira ku rubaraza rw'amazu. Nibyaro toki. Iki? Za tanke. Genda utira amatanke, tira amatanke yiwanyu mu mudugudu, maze uyazane bayakuzanira uyashire ku murongo. Usuke mu ruzu mu mudugudu wanyu. Wabanye neza cyane. Genda uzana amagunguru yabo, arabatira amagunguru. Aravuze ati nta ngunguru zasigaye muri mudugudu. Atumva amatangi yose nayazanye. None ko byuzuye, ubwo byuzuye rero itangazo, nta handi wo gusuka, icupa rirafunga, robine irafunga. Imana ikeneye ibibindi birimo ubusa ngo ibyuzuze imigisha yayo. Imana ikeneye ibyo bibindi byanyu byabuze icyo byakira ngo ibyuzuze imigisha yayo. Ariko murafunze, apana ubu busa bwanje, oya Mana ntungorere ku busa. Uzanga kurekura ubusa, uzasazana ubusa. Rekura ubwo busa, ubwo busa utwo tuntu dukeya, Imana ikuzuruza imigisha yayo. Nuko rero muje mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Ijoro rirakuze burenda gucya. Ibira yawe ni kwivuga Abaroma 13:10. Ijoro rirakuze burenda gucya. Twiyambura imirimo y'umwijima, tugendera mu muco nk'abagendera mu muco. Imirimo y'umwijima se murayizi? Twiyambura imirimo y'umwijima. Buri wakwereka aba bantu mu mwijima ukuntu bari bambaye. Iyo ari mu mwijima, wiyambariye umwijima, ikoti pale, shati na pantaro hariya, byose hariya, ukerura kwibera aho ngaho, kuko umwijima urakunejeje. Twiyambura imirimo y'umwijima, twambara umuco, tugendera mu muco nk'abagendera mu muco. Igihe cyo gukanguka kirasohoye rwose, agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Maze imyaka 33 ndi umwizera. Maze imyaka 33 ndi muri uyu murimo mbwiriza ubutumwa bwiza. Ariko agakiza karegereje kuruta igihe maze iyo myaka nizeye. Tugenda n'ingeso nziza nk'abagendera mu muco, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana. Ubu hari inzoga ngo zateye z'abadivandisite, Satani yarazibatije. Iwacu turetse kubavana mu itorero, abaziziritseho ngo ni Karigazoki. Karigazoki ni kituga? Tugiye gushira muri computer, abafite ama computer bareba Karigazoki, dusanga ni icyo byabwenge. Ikintu gikangura ibintu byo mu mubiri ngo byose bigashanyarara. Ariko dusanga ibiciro igura nibyo bababesha, naho kumbe bari kuvanga ibintu bibyara amarangi atukura, bakavanga n'ifumbire yanyu. Izi Zaire na za NPK 17 bakabivanga bikabora bikabyara imishongi, bakagenda bavangamo aya matafari ya ruriba, ifu ya ruriba, bagakubitamo bagashongesha irangi rigahinduka, bagashiramo amasukari, noneho bagashiramo n'ibyayi bya mukaru, bakabivanga bikabora bikabyara imishongi, bagakamura bagashira mu macupa. Karigazoki. Noneho kugira ngo bibyare ntuza bagashiramo n'inyama z'ingurube. Televiziyo zanyuze zabyerekanye zo bundi bari kuzica mu Rwanda, bati ibi mu bice Burundi. Wasanga baricaye ngo Karigazoki ngo nakanduka ariko twongera amakanya bugabo. Ubugabo buvuye muri Karigazoki ni ubugabo. Ariko murasetsa. Reka mbabwire inshuti zanje,
tudasinda tudasambana. Niba hari ikintu kizonze itorero n'ubusambana, gusambana. Umubwiriza wasambanye ntabwo agishobora gucaha abantu, nukuja kubwiriza akabwiriza ari kureba hasi gusa. Bizera rero abana b'Imana nukuba maso, ibintu bimeze nabi. Bese imperuka ntiri hafi yemwe, kuko ntarareba mu iteraniro ngo atarebana nabo yagenje ate kubwiriza ari kureba hano ati ati Yesu ari hafi yemwe, atari hafi ati mumwitegure yemwe, ati muramwiteguye ngo mu izina rya Yesu akigendera. Ikibwiriza akabara kikijije, tudasinda tudasambana, tutagira ibiganiro bibi, ahubwo ni mwambara umwami Yesu. Muri uyu mwanya ndabasabira kwambara umwami Yesu, ngo atubashije kuva mu rupfu, tuve mu magufa yumye, tuve kuba intumbi, tuzamure tuba inteko ziremye, inteko zisenga, tubahungu n'abakobwa b'Imana bejeje kandi batunganiye kuzabarira Imana iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu. Bangahe basaba Imana kubaha kuzuka muri imiseruka. Muvemo mbega ibiganza ngo biraba byiza we. Icyampa bigahinduka by'iteka ryose. Ijuru ribarebe neza uko muzamuye ikiganza, ijuru rihindurira amateka yanyu kubwa Yesu umukiza wacu.